wowe rero naje kukubwira ibintu bishobora gutuma isengesho ryawe ridasubizwa kugira ngo nubimenya ubikure mu buzima bwawe, hanyuma isengesho ryawe rize rije guhindura ubuzima bwawe. Uzareba ukuntu ubuzima bwawe buzahinduka, ndetse n'ubuzima bw'abantu usengera ubugingo buhoraho. Niyo mfura y'amasezerano. Nta kintu na kimwe Imana izaguha cyangwa izagukorera kiruta kuguha ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe, mukozi w'Imana unkurikiye, Imana iguha umugisha. Uyu ni Mwalimu Valens ugarutse mu nyigisho igambiriye guhindura ubuzima bwawe. Nkuko nabikwijeje n'uyu munsi ndacyakomeza kubikwizeza ko ntazigera nkuzanira inyigisho idashobora guhindura ubuzima bwawe. Ikidahindura ubuzima bwawe ntago nzakikubwira, ariko icyo nzaba nzi neza nemezwa n'Umwuka Wera kandi nemezwa n'ijambo ry'Imana ko kizahindura ubuzima bwawe, nicyo nzakuzanira. Uyu munsi rero nje mu gice cya gatatu cy'inyigisho ivuga ku bintu 18 bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Habayeho igice cya mbere navuze 6, haza kubaho n'ikindi gice cya kabiri mvuga ibindi 6. Uyu munsi nje ku gice cya gatatu, nje kukubwira kuko navuze 6 mu gice cya mbere, mu gice cya kabiri nongera mvuga ibindi 6, ubwo byose ni 12. Uyu munsi nje kukubwira ibindi 6 kugira ngo byuzuye 18, kuko byose hamwe ni ibintu 18 bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Nababwiye imbaraga z'isengesho, nababwiye ukuntu isengesho rifite imbaraga zo guhindura ubuzima bw'umuntu usenga. Nababwiye ukuntu isengesho rifite imbaraga zo gufata ubuzima butari bufite icyerekezo, ubuzima bukabona icyerekezo kubwo gusenga. Nababwiye ukuntu isengesho rishobora guhesha umuntu ibimukwiriye byose. Nababwiye ukuntu isengesho rifite ubushobozi bwo gukura umuntu ku cyavu rikamwicazanya n'abakomeye. Isengesho rifite ubushobozi bwo kukwambutsa imipaka rikakugeza ahantu utari buzagere. Isengesho rihindura ubuzima bw'usenga. Reka nkubwira aka kantu mbere yuko mvuga ibi bintu 6 bisigaye bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Nuramuka ubonye isengesho ryawe, nuramuka winjiye mu bihe byo gusenga, ukabona isengesho ryawe ntiriri guhindura ubuzima bwawe, ukabona ubuzima bwawe budahindutse kandi usenga, isengesho ryawe uzarishyireho question mark. Uzarishyireho question mark, kuko isengesho ni ukuvuga ngo isengesho ni ikintu Imana yashyizeho kugira ngo ubuzima bw'usenga buhinduke. Kuko izo kugira ngo isengesho ntabwo rihindura ubuzima bw'usenga, nanjye ntabwo ibintu byo gusenga nabijyamo nabivamo, kuko sinshobora kujya mu bintu bidashobora guhindura ubuzima bwanjye. Impamvu twabyinjiyemo kandi tubikomeyemo kandi dukomeje urwo rugendo nuko tuzi neza ko hari ibintu bizahindura ubuzima bwacu. Ntabwo ari kuvuga gusa ngo nuko tubizi neza, twaranabibonye, dufite ubuhamya bwabyo, dufite ubuhamya bw'abantu bahindutse kubwo gusenga. Imana ihindura ubuzima bwabo kubwo gusenga, si muri Bibiliya gusa, no mu buzima busanzwe. Ndetse nanjye ubwanjye uhagaze imbere yawe, nanjye ubwanjye hari ibintu Imana yakoze mu buzima bwanjye kubwo gusenga. Hari ibintu nasabye Imana irabimpa. Ni ukuvuga rero ngo ibi tukubwira tubifitiye ubuhamya, ni ibintu duhagazeho. Ntabwo ari ibintu twaje kugutera igipindi cyangwa se gukora ku marangamutima yawe gusa. Ni ibintu isengesho rihindura ubuzima bw'umuntu usenga. Isengesho rikozwe mu kuri no mu mwuka, isengesho rikozwe n'umuntu uba mu buzima butunganiye Imana, ntabwo ubuzima bw'uwo muntu bushobora kuguma nk'uko bwari buri. Ni ukuvuga ngo isengesho rero rihindura ubuzima bw'umuntu usenga, rikamuhesha ibyo yasabye byose, rikamuha icyerekezo atari afite icyerekezo. Rero uyu munsi ndimo ndakubwira ibintu bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, kuko isengesho burya rifite uko rikorwa, rifite amategeko, rifite amabwiriza. Bibiliya ifite icyo itubwira ku isengesho. Nababwiye ko isengesho rikozwe neza nk'uko Imana ibishaka ari ryo rihindura ubuzima bw'umuntu usenga. Ariko habaho igihe umuntu ashobora gukora isengesho mu buryo butandukanye n'ubwo Imana yateganije, mu buryo butandukanye n'uko Imana ibishaka, bityo akaba yamara ibihe binini asenga, akaba yamara ibihe binini mu masengesho, ugasanga ubuzima bwe ntibuhinduka, ndetse ugasanga ahubwo ubuzima bwe ahubwo buragenda busubira inyuma.
ku buryo ashobora kuvuga ati ahubwo ibintu by'amasengesho mbivuyemo. Wumvise? Ariko ni ukubera iki? Nuko atamenye uko amasengesho akorwa, nuko atamenye amabwiriza n'ukuntu amasengesho, donc ni ukuvuga ngo hari ibyo atashoboye kumenya, abikora nabi, biza gutuma atabona inyungu zabyo. Wowe rero naje kukubwira ibintu bishobora gutuma isengesho ryawe ridasubizwa, kugira ngo nubimenye ubikure mu buzima bwawe, hanyuma isengesho ryawe rize rije guhindura ubuzima bwawe. Uzareba ukuntu ubuzima bwawe buzahinduka, ndetse n'ubuzima bw'abantu usengera. Umva, ubuzima buzahinduka, hazahinduka ubuzima bwawe kuko wowe usenga. Ndetse n'umuntu, ibi bintu ndi kukubwira, numara kubikura mu buzima bwawe, wowe urahirwa, ndetse harahirwa n'abantu uzasengera, kuko Imana izahindura ubuzima bwawe kuko usenga. Nirangiza ihindura ubuzima bw'abantu uzikorera imitwaro ugasengera, Imana izahindura ubuzima bwabo. Rero ibi bintu bikurikire, kuko ni ibintu bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Ni ibintu ugiye kuvana mu buzima bwawe, ubundi ukabona Imana ikora ibintu bikomeye mu buzima bwawe biciye mu gusenga. Ubu rero tugeze ku kintu cya 13, kuko nababwiye ko igice cya mbere navuze 6, igice cya kabiri mvuga ibindi 6. Niba utarakurikiye ibice 2 bya mbere bibanziriza iki, ndagusaba nabyo kubikurikira kugira ngo umenye ibintu byose uko ari 18, kuko ubu ngeze ku gice cya 3, ndahera ku kintu cya 13, kuko 12 bya mbere narabirangije. Ubu ngiye ku kintu cya 13. 12 bya mbere uzabisanga mu bice byabanjirije iki ngiki. Reka duhere ku kintu cya 13 gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Ikintu cya 13 ni ukudahuza umutima. Kudahuza umutima. Ushaka kuvuga utese kudahuza umutima bituma isengesho ry'umuntu ridasubizwa gute? Kudahuza umutima mvuga hano, ndabivuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukudahuza umutima ku bashakanye. Iyo abantu bashakanye, umugabo n'umugore, iyo badahuje umutima, ni ukuvuga ngo bituma amasengesho yabo agira inkomyi, nk'uko babitubwira muri Petero wa mbere 3:7. Petero wa mbere 3:7. Petero wa mbere mu gice cya 3 batubwira uko umugabo yagombye kwitwara ku mugore we, bakatubwira nuko umugore yagombye kwitwara ku mugabo. Ni ukuvuga ngo imibanire y'umugabo n'umugore, Imana ifite ukuntu yayiteganije. Imana ifite ukuntu yateganije umugabo agomba kwitwara ku mugore we. Imana ifite ukuntu yateganije umugore agomba kwitwara ku mugabo. Iyo rero batabikoze nk'uko Imana yabiteganije, donc ugasanga ntabwo bahuje umutima. Umwe arareba iburasirazuba, undi arareba iburengerazuba, ugasanga ntibahuje umutima. Bibiri tubwira ko amasengesho y'abo bantu ahura n'inkomyi. Muri Petero wa mbere 3:7, reka wenda se nk'uho gusomera gatoya unyihanganire kugira ngo dukoreshe ibyanditswe, kuko ntago nshaka kugira ngo wibaze aho ibi bintu ndi kubikura. Ntago nsoma byinshi, ariko Petero wa mbere 3:7 ku murongo wa 7, Petero wa mbere igice cya 3 ku murongo wa 7, mu gice cya 3 uza kugisoma cyose, kuko ntago ngiye kugisoma cyose, ariko batangira batubwira uko umugabo yagombye kwitwara ku mugore n'uko umugore yagombye kwitwara ku mugabo. Bagasoza bavuga hano, bagasoza batubwira kuri 7 ngo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Banyumvise? Ngo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi, musabwa kubikora uko Imana yabiteganije, uko bavuga umugore agomba kwitwara ku mugabo n'uko umugabo agomba kwitwara ku mugore. Rero iyo umugabo n'umugore badahuje umutima, amasengesho yabo agira inkomyi, bishobora gutuma basenga ntibasubizwe kubera kudahuza umutima kw'abashakanye. Nababwiye ngo kudahuza umutima biri mu buryo bubiri. Reka turebe uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri bwo kudahuza umutima bushobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, ni ukudahuza umutima noneho ku bantu bafatanije isengesho. Abantu bafatanije isengesho ni ukuvuga ngo ni abantu bishyize hamwe kugira ngo basenge basaba Imana ikintu runaka. Iyo abo bantu badashoboye guhuza umutima, ni ukuvuga ngo isengesho ryabo naryo rishobora kudasubizwa kubwo kudahuza umutima. Reka dusome muri Matayo 18 umurongo wa 19. Matayo 18 umurongo wa 19. Munyihanganire dukoreshe Bibiliya, kuko Bibiliya niyo dukoresha. Ni ukuvuga ngo ibyo twigisha twishingikiriza ku byanditswe. Reka mpagusomere wumva uko havuga ngo ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mw'isi wo kugira icyo basaba cyose,
bazagikorerwa na data wo mu ijuru. Ndagira ngo wumve ngo ababiri mu isi nibahuza umutima wo kugira icyo basaba cyose ngo bazagikorerwa na data wo mu ijuru. Ndagira ngo nyumve isezerano riri muri Bibiliya. Ibi ni Imana yemereye abantu. Imana yemereye abantu ko ni isezerano rikomeye Imana yatanze ko abantu babiri nibahuza umutima wo kugira ikintu basaba Imana ko Imana izagikora. Ni ukuvuga ngo guhuza umutima ku bantu bari gusengana ni ibanga rikomeye cyane rituma bahabwa icyo basabye. Niyo mpamvu iri banga Satani nawe yamaze kurimenya. Niyo mpamvu uzasanga kubera ko Satani yamaze kumenya ko iyo abantu babiri bahuje umutima bakagira icyo basaba Imana, Imana igikora, kuko Satani azi ibyanditswe. Niyo mpamvu uzajya usanga abantu basengana cyangwa se bakorana umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu Satani abateza kudahuza umutima, gushwana nibumvikane, donc agabatera imyiryano, ugasanga ntibahuje umutima. Kuko Satani yamaze kumenya ko baramutse bahuje umutima ikintu basaba Imana yagikora icyo ari cyo cyose, kuko niko batubwiye Imana ntabwo igibeshya niyo yatanze iri sezerano ko babiri nibahuza umutima wo kugira icyo basaba Imana izagikora. Rero ni ukuvuga ngo kudahuza umutima ku bantu barimo gusengana bishobora gutuma isengesho ryabo ridasubizwa. Ariko Bibiliya iratubwiye muri Matayo 18:19 ko nibahuza umutima icyo bazasaba cyose Imana izakibaha. Rero kudahuza umutima nicyo kintu cya 13 tubonye gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Kudahuza umutima mbere ku bashakanye, aha kabiri kudahuza umutima ku bantu bafatanije isengesho. Icyo nicyo kintu cya 13 tubonye gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Tugiye ku cya 14. Ikintu cya 14 gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa ni igihe ibyo uri gusaba Imana ubiha agaciro kurusha ubugingo buhoraho. Kuko reka mbabwire, hari ibintu byinshi Imana izadukorera, hari amasezerano menshi Imana iha umwana w'umuntu, ariko hari ikintu nshaka kukubwira kugira ngo uyu munsi ukimenye niba utari ukizi. Ubugingo buhoraho niyo mfura y'amasezerano. Nta kintu na kimwe Imana izaguha cyangwa izagukorera kiruta kuguha ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rero ni ukuvuga ngo Imana nta kindi kintu iha agaciro kurusha ubugingo buhoraho. Ifite ibintu byinshi iha agaciro, ariko nta kintu iha agaciro kurusha ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rero iyo usabye Imana ikintu ikabona icyo kintu ni ikiguha gishobora kuzakubuza ubugingo buhoraho, bishobora gutuma itakiguha. Uri kumva neza? Iyo usabye Imana ikintu, icyo kintu usabye Imana ikabona gishobora kuzakubuza ubugingo buhoraho, icyo kintu ushobora kutagihabwa. Reka nongere mbisobanure muri ubu buryo. Nigeze mbabwira ukuntu hari inzego zo mu mwuka zitandukanye, abantu bararutanwa mu mwuka. Hari urwego rwa mbere, 2, 3, 4, 5. Reka nkubwire, nababwiye ko buri rwego rw'umwuka rugira imigisha yarwo. Iyo rero usabye Imana ikintu cyo ku rwego rwo mu mwuka rwisumbuye urw'uriho, ni ukuvuga ngo Imana ishobora kutakiguha. Ni ukuvuga ngo iyo usabye Imana ikintu kiri ku rwego rwo mu mwuka rwisumbuye urw'uriho, Imana ishobora kutakiguha. Rero ndashaka nkubwira aka kantu. Ni gute navuga ngo ikintu nsabye kiri ku rwego rwo mu mwuka rwisumbuye urwo ndiho? Ni igihe, ni ukuvuga ngo iyo umuntu akiri ku rwego rwo kugushwa n'ikintu ari gusaba Imana, donc iyo umuntu akiri ku rwego rwo kugushwa n'icyo yahawe bigatuma ava ku wakimuhaye, ibi bishobora gutuma isengesho ry'uwo muntu ridasubizwa. Iyo ukiri ku rwego rwo kugushwa n'icyo wahawe ukava ku wakiguhaye, ni ukuvuga ngo icyo kintu ushobora kutagihabwa. Icya kabiri, iyo ukiri ku rwego rwo kwizera icyo wahawe kurusha uwakiguhaye, ni ukuvuga ngo ushobora kudasubizwa kubera ko ukiri kuri urwo rwego. Rero ni ukuvuga ngo rero uzitonde. Ari igihe umuntu asaba Imana, umuntu ushobora gusaba Imana imodoka, reka mbaho urugero. Imana ikabona nk'urabona, Imana ikavuga uti Valens ni umukozi wanjye, aranyubaha, agerageza gukora umurimo wanjye, ariko Imana ikabona iyo modoka ndimo kuyisaba niza kuyima ntazongera kuyikorera, ibintu by'Imana nzahita mbivamo. Donc ikabona niyima izangusha ikankura mu byayo.
bishobora gutuma iyo modoka ntayihabwa, kubera ko Imana irabona ko imodoka iri ku rwego rurenze urwego rwondiho rwo mu mwuka. Kuko reka nkubwire, ni ukuvuga ngo umuntu yahawe ikintu kingana n'urwego rwo mu mwuka ariho, ibintu byose ushobora guhabwa ntibikugushe, burya nirwo rwego rwawe rwo mu mwuka, ntibikugushe. Ariko ikintu cyose wahabwa kikakugusha, ni ukuvuga ngo uba utaragera ku rwego rwo mu mwuka, ni ukuvuga ngo uwo mugisha uba uri ku rwego rwisumbuye urwuriho. Burya nubona umuntu yabonye ikintu ukabona avuye mu by'Imana, uzamenye ko yahawe ikintu kirenze urwego rwo mu mwuka rwariho. Niyo mpamvu rero hari igihe Imana irinda umuntu kugwa, ikamurinda icyamubuza ubugingo buhoraho, ikamurinda icyamugusha. Yasaba ikintu Imana yabona ko cyamugusha kikamukura kuri yo, bigatuma Imana itakimuha. Ibyo rero icyo nicyo kintu cya 14 gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Wenda reka tujye muri Matayo 16 umurongo wa 26, mwumve uko havuga. Matayo 16 umurongo wa 26 haravuga ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe. Ndagira ngo wumve ngo umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe. Ndagira ngo wumve ibintu byose byo mu isi Imana ibona ko uramutse ubitunze ariko ugatakaza ubugingo buhoraho, Imana ibona ko ibyo bintu ntacyo bimaze. Ndagira ngo wumve ukuntu Imana ibona ibintu. Rero iyi Imana ukorana nayo ugomba kumenya uko ibona ibintu. Uko ubona ibintu yose ko ibibona. Imana ibona ko ubugingo buhoraho ari bwo bw'agaciro kurusha ibindi bintu byose, ku buryo ikintu cyose cyakubuza ubugingo buhoraho ishobora kutakiguha, kubera ko ishaka kuzabana nawe mu ijuru mu munezero w'iteka ryose. Niyo mpamvu bavuga ngo aho kugira ngo igire gute, ngo aho kugira ngo iguhombe yaguhombya, niho byavuye. Rero reka tujye ku kintu cya 15. Ngira ngo icya 14 muracyumvise. Icya 15 gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, nuko tubaha umwuka wera. Kutubaha umwuka wera. Hari igihe umuntu asaba ibintu Imana, ukabwira Imana ngo Mana ndifuza kunkorera, wenda nshobora kuba ndi mu bukene, n'urugero ngiye kubaha urugero, nshobora kuba ndi mu bukene, noneho nkasaba Imana ko inkura mu bukene ikampa ubutunzi, ariko umwuka w'Imana we akaba azi icyatumye nkena, donc ikituma ntabona uwo mugisha w'ubutunzi. Noneho ngiye kuko nakomeje kujya imbere y'Imana nkomeza gutitiriza nsaba ubutunzi, Imana ikaza kunsaba kureka gukora cya kintu cyatumye ntabona ubutunzi. Tuvuga wenda, reka mbaye nk'urugero, tuvuga wenda ko mba mu cyaha cy'ubusambanyi. Noneho icyo cyaha cyaburotse umugisha w'ubutunzi, bituma mba umukene kubera ubusambanyi mbamo. Noneho ngiye nkajya imbere y'Imana nkomeza gusaba ngo Mana wampaye ubutunzi, Mana wampaye ubutunzi, Mana wankuye mu bukene. Noneho Imana yo umwuka wera agahita ambwira kureka icyaha cy'ubusambanyi, kuko azi neza ko ninkireka wa mugisha nasabye Imana uzahita umanuka. Noneho ngewe naba ntubashye umwuka ngo nkore icyo yansabye gukora, bigatuma ntabona icyo nasabye Imana, kubera ko iyo nkora icyo umwuka yansabye gukora nibyo byajyaga kumpesha icyo nasabye Imana, ariko kuko ntubashye umwuka wera bigatuma ikintu nasabye Imana ntakibona. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri. Hari igihe umuntu akora ibintu bibangamira kubona umugisha w'Imana, noneho yasenga asaba uwo mugisha, Imana ikamusaba kureka ibyo bintu. Aramutse yubashye Imana akabireka, wa mugisha wamanuka. Iyo utubashye umwuka wera ngo ubireke, ushobora kutabona icyo usaba, bigatuma isengesho ryawe ridasubizwa. Ikindi, hari igihe hari ibintu umuntu aba ashobora gukora bikamuhesha ikintu ari gusaba Imana. Imana rero ushobora kuyisaba ikintu ntihita ikimanura kukiguha, ahubwo ikakubwira ibintu uri bukore biraza kuguhesha cya kintu wayisabye. Iyo rero utubashye umwuka wera ngo ukore cya kintu kiguhesha ibyo wasabye Imana, ni ukuvuga ngo ushobora gutakaza rero iki, ushobora gutakaza icyo wari wasabye Imana. Mose yasabye Imana ubutabazi abonye ingabo za Farawo zije zimukurikiye. Noneho Imana iramubwira ngo nafata inkoni ayirambure hejuru y'amazi. Imana imuha formule ibintu ari bukore biza gutuma amazi acikamo kabira akambuka. Ndashaka ngo nkubwire,
buriya iyo Mose adakora biriya bintu Imana yamubwiye, iyo adafata iriya nkoni ngo ayirambure hejuru y'amazi, ntiyubahe umwuka wera uko yamuyoboye. Ni ukuvuga ngo ziriya ngabo za Farawo zari kuza, zari kubamarira hariya hantu, ariko byamusabye kubaha Imana. N'Abisirayeli niko byagenze. Abisirayeli bigeze kujya gutera umurwa wa Ayi mu gihe cya Yosuwa, baratsindwa. Batsinzwe, Yosuwa yibaza impamvu habayeho gutsindwa kandi bafite isezerano ryo gutsinda. Ajya imbere y'Imana ararambarara, atangira gusenga abaza Imana impamvu batsinzwe, impamvu batsinzwe kandi bafite isezerano ryo gutsinda. Imana iza kumubwira ko muri bo hari umuntu wafashe ku byashinganishijwe. Ni ukuvuga ngo basabwe gukura ikizira hagati muri bo. Ni ukuvuga rero ngo iyo tubaha umwuka wera, iyo tubaha Imana, ngo iyo adakura ikizira hagati muri bo nk'uko Imana yari yabimusabye, ntabwo yari kubona igisubizo cy'amasengesho ye. Rero ibanga riri mu kubaha umwuka wera. Ni ukuvuga ngo mu bintu umwuka wera gusaba gukora, hihishemo ibisubizo by'amasengesho yawe. Wari ubizi? Mu bintu umwuka wera gusaba gukora, hihishemo ibisubizo by'amasengesho yawe. Nukora ibyo umwuka gusaba, hari ibintu wagiye usaba Imana uzabona ubitangira kumanuka ku buzima bwawe. Rero kutubaha umwuka wera ni kimwe mu bintu bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Tugiye ku cya 16. Ikintu cya 16 gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa ni uguhiga umuhigo utazashobora guhigura. Hari igihe umuntu ahiga umuhigo kubera ko Imana ibimuzi, ikabona ko uwo muhigo yahize atazashobora kuwuhigura, bigatuma Imana itamuha icyo yasabye mu rwego rwo kumurinda umuvumo wamuzaho kubera kudashobora guhigura ibyo yahize. Ku bijyanye n'umuhigo, reka mvuge utuntu dutatu, munyihanganire ntubabwire neza. Dore ibintu bishoboka ku bijyanye n'umuhigo. Ushobora gusaba Imana ikintu, warangiza ugahiga umuhigo, ukabwira Imana ngo Mana kiya kintu umusabye nukima, nanjye nzakora ibi ngibi. Noneho Imana igahita yihutira kubikora, warangiza nawe ugahigura. Icyo ni ikintu cyiza rwose, wahize bituma Imana igusubiza, nawe urahiguye. Ibyo ni byiza. Icyo ni ikintu cya mbere gishoboka. Icya kabiri, ku bijyanye n'umuhigo, umuntu ashobora gusaba Imana ikintu, yarangiza agahiga umuhigo w'ibintu azakora, Imana nimusubiza. Noneho Imana ikamusubiza, noneho akazananirwa guhigura wa muhigo, yarangiza akagirwaho n'umuvumo uko atashoboye guhigura. Iyi ni iyindi option ya kabiri ishoboka. Reka mbabwire option ya gatatu rero ijyanye n'ibindi kwigisha. Noneho habaho igihe umuntu asaba Imana ikintu, yarangiza agahiga umuhigo, akabwira Imana ko icyo kintu arimo kuyisaba nakibona azagira ibyo akora, akagira ibyo ahiga. Noneho habaho igihe Imana ibona ko uwo muhigo yahize atazashobora kuwuhigura, nuko Imana ikamwima icyo yasabye mu rwego rwo kumurinda umuvumo wamuzaho aramutse atagize gute, aramutse adahiguye umuhigo. Ibyo nabyo bibaho. Hari igihe Imana ikurinda ibyakubaho bigatuma itaguha icyo wasabye. Wumvise? Ushaka kuvuga uti se wa wundi wa mbere wari uvuze ko Imana yabimuhaye ntahigure akagirwaho umuvumo, kuki wita itamurinze ntibimuhe? Reka mbabwire, abantu bafite amasezerano atandukanye, biterwa n'isezerano riri ku buzima bwawe. Imana nikubwira ngo musezeranije ubugingo buhoraho, Imana ikaguha isezerano ry'ubugingo buhoraho, icyo kintu ni icyitonderwa, uzitondera icyo kintu. Imana nigusezeranya, niba utari umwana wo kurimbuka, Imana yaragusezeranije ubugingo buhoraho. Reka nkubwire, ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu cyose Imana izabona gishobora kukubuza ubugingo buhoraho ntabwo izakiguha, kubera ko ufite isezerano ry'ubugingo buhoraho. Aka kantu rongera ngo murakumvise, hari igihe umuntu adahabwa icyo yasabye kubera ko yahize umuhigo, Imana nayo ubwayo yabonye ko adashobora kuwuhigura, ni mu rwego rwo kumurinda kugibwaho n'umuvumo waterwa no kudahiga. Muze gusoma rero mu Mubwiriza 5 umurongo wa 3 n'uwa 4, muzumva ukuntu ngo iyo umuntu ahize donko ngo guhiga umuhigo n'uwuhigure ngo birutwa no kutawuhiga. Batugira inama yuko niduhiga tujya twihutira guhigura. Ibyo murabisoma mu Mubwiriza 5 umurongo wa 3 n'uwa 4, muze kuhisomera. Tugiye ku cya 17 aricyo kibanziriza icya nyuma. Ikintu cya 17 gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa ni ukuba indashima. Wumvise? Iyo umuntu ari indashima, iyo umuntu atazi gushima Imana kubw'ibyo yamukoreye,
bishobora gutuma Imana itongera kumusubiza ku bw'ibyo ayisaba. Wumvise? Ni ukuvuga ngo wagombye kwirinda kuba mu buzima bwo guhora usaba Imana gusa ibintu wifuza kwigukorera, ariko udashobora kuyishima ku bw'ibyo yakoze. Ni ukuvuga ngo wagombye kuba uri umuntu uzi gushima ku bw'ibyo Imana yakoze. Iyo uri umuntu uzi gushima ku bintu Imana yagukoreye, bituma n'ibindi usabye Imana yihutira kubikora vuba vuba, kubera ko uri umuntu uzi gushima. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Batesalonike ba mbere 5:18. Reka amasome. Abatesalonike ba mbere 5:18. Baratubwira ngo mu bibaho byose muhore mushima, ngo kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ngo mu bibaho byose muhore mushima, ngo kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Imana irashaka ko mu bibaho byose duhora dushima. Ndetse mugiye muri Luka 17 igice cya 17 ntago mpabasomera, reka mbabwire. Ni hahandi Yesu yakijije ababembe 10. Noneho Yesu yakijije ababembe 10, umwe gusa abari uza gushima, abandi baragenda barahera. Ndashaka ngo mbabwire, uwaje gushima niwe wenyine Yesu yakonfirmye igitangaza cye. Babandi yarabakijije baragenda baherayo, umwe gusa bari ugaruka gushima. Uwagarutse gushima, Yesu yaramubwiye ngo igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Ngo ko nabakijije muri 10, abandi 9 barihe. Uwaje gushima niwe wenyine igitangaza cye cyabaye confirmed. Rero kuba mu buzima bwo kudashima, ukaba uri umuntu gusa uhora usaba ariko utazi gushima ku by'Imana yakoze, uhora ureba gusa ibyo uri gusaba Imana ushaka kwigukorera ariko utashima ku bw'ibyo yagukoreye, bishobora gutuma isengesho ryawe ritagira gute, ridasubizwa. Ariko se nawe umuntu agiye guhora imbere, ubona gusaba gusa ibyo agusabye ukabimukorera, ariko ukabona nta munsi n'umwe ashobora kugushima ku bw'ibyo ukora. Ngaho mbwira, urambwiye ngo uyu muntu wakwishimira guhora umuha kandi n'ibyo umukorera atajya ashima? Sereka mbabwire, wari uzi ko ushobora guha umuntu ikintu yarangiza akagushima, bikaza kugutera kumuha n'ibindi bintu atasabye kubera ukuntu wabonye ashima, afite umutima ushima? Ibi wari ubizi? Ni ku Mana burya niko bimeze, nuko mutari mubizi. Burya umuntu uzi gushima Imana ku bw'ibyo yakoze, bituma Imana yishimira no gukora ibindi bintu byinshi cyane kugira ngo amashimwe akomeze yiyongere mu kanwa k'uwo muntu. Dusoreje ku kintu cya 18. Icya 18 dusorejeho rero gituma amasengesho y'umuntu ashobora kudasubizwa, n'igihe umuntu adasaba mu izina rya Yesu. Muri Yohani 14:13 turimo turasoza, tugeze ku cyanyuma. Yohani 14:13 baratubwira ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwami mu mwana we. Ngo icyo muzasaba cyose mu izina, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntawe ugera kwa data atanciyeho, ni Yesu wabivugaga. Ni ukuvuga ngo niba ugerageza kugera ku Mana uciye mu zindi nzira udaciye kuri Yesu, ntago Imana uzayigeraho, kuko ngo niyo nzira yonyine, nta yindi busi ihari yo kugera ku Mana udaciye kuri Yesu. Ni ukuvuga ngo icyo uzasaba cyose mu izina rya Yesu, Yesu arakwizeza ko azagikora kugira ngo yubahishe se. Ariko ibintu byose uzagambirira gusaba, ugashaka kubisaba mu yandi mazina atari izina rya Yesu, ushobora kutagihabwa. Ngo kuko icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora, ariko icyo uzasaba cyose mu yandi mazina atari izina rya Yesu, ushobora kutagihabwa kubw'iyo mpamvu, kuko utagisabye mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo mu masengesho dusenga, Yesu niwe udushiriraho umukono na kashi, noneho yagera imbere y'Imana akemerwa kubera ko Yesu yashyizeho kashe. Ni ukuvuga ngo ibyo usaba byose ugomba kubisaba mu izina rya Yesu. Rero kudasaba mu izina rya Yesu ukaba ufite ayandi mazina usabamo, ntabwo mbizi uko usenga, bishobora gutuma isengesho ryawe ridasubizwa. Aha rero niho dushoreje, tubonye ibintu 18. Mbigishije 6, nabwiye ko icyo ari igice cya 3 kibabwiye ku bintu 6, habayeho ibice 2 byabanjije iki ngiki nabyo. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byose uko ari 18 ndakugira inama yo kubikurikirana, kuko ibi bintu 18 bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Nubikura mu buzima bwawe, ugiye kureba ibintu Imana igiye gukora mu buzima bwawe biciye mu gusenga, isengesho ryawe rizanyeganyiza isi yose. Se wari uzi ko hari abantu banyeganyije isi kubera gusenga? Hari umukozi w'Imana nzi wapfuye muri 80 nta gihari.
ariko ndashaka kukubwira ko uyu munsi aravugwa cyane kurusha natwe twese tugihari, kubera ko yakoze ibintu byanyeganyije isi yose kubwo gusenga. Ni ukuvuga ngo isengesho ryawe nurikuramo ibi bintu 18 tubonye bishobora gutuma isengesho ridasubizwa, Imana izakora ibintu bikomeye cyane mu buzima bwawe ndetse no mu buzima bw'abantu uzasengera. Nawe uzaba umugabo wo guhamya ko Imana yacu ari Imana yumva gusenga. Ngiye kugusengera rero kugira ngo Imana igufashe kugira ngo ubashe guhagarara neza muri izi nyigisho, kuko zigiye guhindura ubuzima bwawe. Imana ishobora byose, Imana ikiranuka, Imana yera, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, nsengeye uyu mugaragu wawe unkurikiye, mbanje kumusabira umugisha kubwo yashoboye gukurikirana iyi nyigisho, umuha umugisha kubw'ibyo, hanyuma kandi umuha imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo yumvise kugira ngo azabone ibisubizo by'amasengesho ye. Ndagushimiye kubimufashijemo kandi kugiye kumugirira neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.